Baha ikaze nizera ko aho muri hose mumeze neza. Aha turi ni kuri Upwise, naho njye muri kumva ni IT Jado. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu by'ingenzi ugomba gukora igihe aribwo bwa mbere utangiye gukora cyangwa se gukoresha kompiyuta. Iri ni isomo rigenewe abantu bagitangira gukoresha kompiyuta aribwo bwa mbere, cyangwa se wa wundi nawe ufite ibyo ushaka cyangwa se yifuza kumenya byisumbuye ku byo yari azi. Gukoresha kompiyuta bwa mbere utangira uyicana, ukagenda ukurikiza inzira zose zo gucana kompiyuta. Ugomba kwimenyereza ubwawe gukoresha desktop environment, keyboard, mouse. Ugomba kwiga uburyo nanone bafungura amaporogaramu, uburyo bashaka amafayile cyangwa se uburyo bashaka dokima, uburyo bensitara software. Kugenda ukora puratike nibyo bizagufasha kumenya bino bintu, kandi ugomba no kwimenyereza kwandika no gukoresha mouse neza. Dore inzira zigera ku 10 ugomba gukoresha mu gihe aribwo bwa mbere utangiye gukoresha kompiyuta. Icya mbere ugomba gukora ni power up. Ugomba gufungura power up, bivuze ko ugomba gufungura kompiyuta yawe ukoresheje buto yabugenewe. Iyo buto ishobora kuba iherereye ahantu hagiye hatandukanye. Icyo ukora wowe ni ugushaka kuyireba aho iherereye, ubundi ukayikandaho. Iyo uri gukoresha desktop rero, iyo buto kuri CPU iba ihari, ukareba no kuri monitor naho iba ihari. Iyo ari laptop yo rero igira buto imwe. Iyo uyicanye laptop yawe, buto imwe yonyine ukayikandaho, ibice byose bya mashini bihita bitangira gukora. Icya kabiri ni booting. Kompiyuta yawe izafata igihe gitoya cyo kubutinga. Booting ikaba ari igikorwa cyo kurodinga cyangwa se gushyira hamwe files za operating system, cyangwa se gukangura operating system kugira ngo yitegure gukora cyangwa se kubwira hardware ibyo igomba gukora bitewe n'ibyo umuyuza cyangwa se uri gukoresha mashine ashaka. Icya kabiri ni login. Iyo mashine yawe isoje kubutinga cyangwa se gufunguka, ishobora kukubaza kuloginga in, cyangwa se ishobora kukubaza credentials zawe. Credential ni username iba ihari, wayikirikaho igahita ikubaza password. Iyo udafite cyangwa se iyo mashine idafite akawunti, biba ngombwa cyangwa se bigusaba kuba wakereya akawunti yawe. Icya kane ni familiarize with the desktop. Desktop ni sikirini ya mbere cyangwa se sikirini y'ibanze, aho usanga icons cyangwa se udushushanyo duhagarariye amaporogaramu cyangwa se amadokima.
Ugomba rero aha ngaha kumanza ukamenya ngo iyi ayikoni cyangwa se aka gashusho kavuga iki? Kavuga porogaramu iyi n'iyi, kavuga foda, kavuga fayiro, ibintu nk'ibyo. Icyo gihe bizagufasha kumenya neza icyo buri kintu kivuze cyangwa se kivuga kuri mashini. 5, keyboard and mouse. Ugomba gutangira ukoresha keyboard mu kwandika, ugakoresha na mouse mu navigatinga cyangwa se guselectinga. Kuvuga ngo navigation ni ukugenda uhinduranya ibice bya mashini wari uriho, noneho no guhitamo cyangwa se guselectinga ibyo bice cyangwa se fayiro cyangwa se document. 6, open applications. 6 ugomba gukora ni ukwimenyereza uburyo bwo gufungura amaporogaramu. Gufungura porogaramu rero bisaba gukora double click cyangwa se gukirika inshuro ebyiri wikurikiranya ka gafoto kari kuri desktop kavuga cyangwa se gahagarariye porogaramu wifuza. Icyo gihe numara kugakoraho kugakirika inshuro ebyiri wikurikiranya, porogaramu yawe izafunguka. 7 ugomba gukora cyangwa se kumenya ni find files cyangwa se gushaka uburyo wabona dokima cyangwa se ububiko aho wabitse iki amadokima yawe cyangwa se amafayili yawe. 8, install software. Aha ngaha nk'umuntu uri gukoresha kompiyuta bwa mbere, ugomba kumenya uburyo bwo kwensitara software kugira ngo igihe uzaba uyikeneye nawe uzabashe kuyishyiriramo bitiriwe bigusaba ikiguzi runaka cyangwa se gushaka umutekinisiye wagufasha. 9, practice and explore. 9 rero nk'uko mubyumva ni ugukora cyangwa se gushyira mu ngiro kandi ukabasha kubyinjiramo cyane kugira ngo iby'ingenzi ubimenye nko kwandika, kugenda ufungura ibintu bitandukanye wifashishije mouse no gukoresha amapurikasiyo y'ingenzi. 10 ari nacyo cya nyuma ni seek help. Seek help ntugomba gutinya, ugomba gushakisha ubufasha cyangwa se amakuru ku nshuti zawe, ku muryango, cyangwa se ugasura library iri hafi. Kuri ubu rero byaranoroshye, ushobora no gusura website runaka, gukora search online ukabona uburyo bugiye butandukanye ushobora gukoreshamo neza kompiyuta yawe mu gihe ari ubwa mbere. Nkwibutsa ko gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Upwise, like, share na comment, kandi nshimira nawe washoboye gukora subscribe kuko hano tugeze ni wowe, turawushimiye cyane. Ngiye mbibutsa ko nari IT Jado, tubane mu zindi videwo zizaza, tubafitiye ibintu byinshi byiza. Ciao ciao.